kipe ya Rayon Sport ejo wabonye ubutumwa bwa Rayon Sport oya ndi kuvuga wowe kuri phone yawe hari ubutumwa wabonye nyine nabubonye nabubonye ubutumwa bunyishishikariza gukanda kanyenyeri ariko sha Rayon Sport ku munsi wese munyarwanda wese agomba kubona SMS ya Rayon Sport abonye nabanje no kwiyebazaho bwana reka nkubwize ukuri ku bufatanye bugiye butandukanye ikipe ya Rayon Sport buri munyarwanda wese ari kubona uri kumva ari kubona SMS igira iti iri koherezwa binyuze kuri Airtel nanjye nto nayibonye abareyo waruzi ko ubushobora kwibika itike yawe wishyuye ukoresheje Airtel Money kanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego ubundi ugure itike yawe impamvu nari manje gusoma iyi SMS rero kugira ngo tuyatakirho neza twinjira neza ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo gwa gatanu harabura umunsi umwe gusa wonyine ikipe ya Rayon Sport izaba ifite ibirori by'agatangaza byatavuga ngo byatangiye ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya dawe wa twese uri mu ijuru babyita ngo iki soma neza ni wowe wize Gifaransa ndabizi ko kizi babyita ngo iki mu ndimi z'amahanga Assomption yego ntabwo mbisubiramo yego babyita Assomption iyi kipe kuri uyu munsi w'igitangaza abatuye isi abayoboke cyangwa se abakristo b'idini ya Gatolika ku isi yose baba bagize umugisha mu Rwanda turamenyereye akavura kagomba kugwa bisubiramo neza kuri Assomption nijye yiburira nibibeho muri ya munsi ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya akavura tukaba tujojoba kabiyanga ariko karagwa akaba n'umunsi w'igikundiro w'abareyo akaba ari n'umunsi w'igikundiro w'abareyo ibyo rero abantu babikire mu mutwe bukiraho gake rosasa bukiraho utarakomeza umugabo yitwa Twagereza Stadio mu Kanyanoze mabona kuri X umugabo yitwa Munyakazi Sadat si babandi twavugaga ngo bangana urunuka ngo ntabwo bahuza bari mu tuvideo hariya bari kugenda basuhuza wabibonye bibari iby'imbereka bibari ibyo ariko basuhuje wabibonye Munyakazi Sadat avuga ati ngewe n'umugore wanjye cyangwa se nge n'umuryango wanjye n'umwana wanjye tugomba kuzaba turi muri stade Amahoro twaje ku munsi w'igikundiro kuri Rayon Day yego no munsi w'ibitangaza no munsi w'abareyo no munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ni wa munsi koko uburutundi minsi yabayeho ko bareyo shishikariza n'abareyo bose na wundi munsi Rayon izongera gushyiraho uyu munsi ugomba guhora uhuzwa n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya bikaba ari ibintu bizwi apana gushaka ibintu byo kuza hamena kuka ibyo byo byararangiye ni hamena kuka ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya na Rayon Sport n'imahwi byabaye patana rugi iranyemeje cyane Rayon yadukosoye uyu munsi rero turimbuye uyu munsi si kuwa gatatu uwitwa ari kamwe wa Yanga Africans abafana b'ikipe ya Yanga batangiye kwisuka inyarugenge Yanga baje nabonye n'umukinnyi Yanga azanye w'umunya Singida wikenaga muri Singida cyane yamuguze rabatungwe nagomba kwerekanwa ku munsi wa Rayon Day ku munsi w'igikundiro igihanyanswa cya Singida Black Stars muri stade Amahoro uri kumva muri stade Amahoro niho bazagira niho bazamwerekanira Yanga ariko ishaka no kuzana agasuzuguro mu Rwanda oya ntabwo ari agasuzuguro yakaba ari agasuzuguro no kuryoshya ibirori kwerekana umukinnyi mu gihugu cy'amahanga igihugu kitari cyo muri stade itari yawe noneho ugatereka inzoga utenze ibi babyita gutereka inzoga utenze Yanga ni ikipe ikomeye ahubwo ngende kwibaza ngo umureyo uri kutwumva muri aka kanya waguze iti ubundi kibazo nabababwiye mu gitondo hari umuntu wamamaga ndimo kuza mu kazi arambaza ngo arufa ko tukwemera nk'umuntu ukurikirana bya football watubwiriye umunyagicumbi twabaza ibigendanye n'uburyo twazagera muri stade Amahoro baha nimero ya Roziske siwe bashinzwe bari ara Roziske Thomas witwa natanze namba ze hano niwe coordinator ushinzwe Thomas Thomas numwe ariko barakorana Roziske nari mu bakorana ari muri komite nyine barakorana bari bibembe mu cyo biti igicumbi cy'abariyo bari bibembe muri fan club bitwa igicumbi cy'abariyo nyuma baza kubura imisanzu niba ikibazo cy'imisanzu cyabaye barabahagarika mu kubahagarika rero nyuma ubwo bashaka kuba barongeye bakishyira bakora ko bihuzahuza ariko nuko dero yari imeze rwose nuko bari babihuje urumva niyo mpamvu kanze no muri studio ukunda kubona ko dukunda guhamagara ntuza
Thomas akaza ariko ubwo nari nawe akwiye kuzafata akanya nawe akaza akabisobanura neza uburyo abariyo bazajya bagira gute niwe ari we coordinator wabo niwe coordinator w'amajyaruguru rwose uwitwa Are natanze namba ntabwo nazigarukamo ibyo byaba ari ukungondoza ariko no kuri YouTube channel wajyaho yabiteretseho mu gize nawe abari hejuru cyane ariko she ikipe ya Yanga irashota iri tayari irimo kwendereza barimo yarani ikipe itari kwendereza ndi kubona akantu bamaze gushyiraho kaga screenshot bavuga ngo lineup ya Yanga versus IPR bya bindi byo kwenderanya byo gushotorana byo kwenderanya bashyiraho bitwa ba Ronald Ngoma bashyiraho bitwa ba Haruna Niyonzima abashyiraho bitwa ba Kelvin Yondani ubwo nabayinyuzemo nyine abo bakinnye na IPR ikipe ya Yanga wibuka ko Eliel yanabonye umuterankunga Sport Pesa mana we miliyari 21 na miliyoni 750 uriya muterankunga kugeza muri 2028 kugira ngo umve urwego rwe uriya muterankunga ni uterankunga ikipe ya Everton yo mu gihugu cy'Ubwongereza aho tekereza urumva ni Yanga ijya gukina Everton kubahuriye ku muterankunga nkuko Visit Rwanda bavuga ngo amakipe yose atera inkunga mbese yamamaza Visit Rwanda yose agomba gukora gaturunwa yego na Sport Pesa niko bigenda umuterankunga wa mukuru miliyari 20 uziza inyarugenge na miliyoni amakipe yo mu Rwanda twese twabonaho cyane urumva twabonaho kandi miliyoni munsi ya 200 gusurambwira ngo ibyo ni ubwo rero Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatanu ni ibirori rusange ku banyarwanda mwese abara kuvuga ngo ni Rayon gusa ni ku banyarwanda mwese by'umwihariko umufana wa Rayon Sport utaragura itike ndakugaye cyane ndakunenze pe utaragura itike bite wa mugani utagura itike wo nguje nushaka uzasibe nuzigera ujya no kureba indi mikino ya Rayon yireke ijya ku munsi w'igikundiro nawe ugira ibyishimo ugira umunezero ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nawe ako kavura uwo mugisha kugera amahoro muri stade nziza ya mbere muri Afrika umeze neza nta kibazo ufite hose urajya mu rugo witsimbeyo ugumeyo nibishoboka abantu bakunda kuvuga ngo babace ngo bayirebera ngo mu rugo ngo barebera ngo ku mateleviziyo bagwana n'ibyo n'ibikimwe tembera wowe tembera u Rwanda uri kumwe na Yanga kumwe na Yanga ako kantu koresha urumva nibabohoke mu mitima yanyu ubundi Kristo yaraje kugira ngo abantu bawubohore bimeze nka wa muntu uhembwa reka mbivuga abanyiri manzira batwumva babyumve bimeze nka muntu uhembwa umushahara 200 ariko akaba adashobora kwigurira burusheti y'amafaranga 1000 ngo abusengo karabashize ngo ndabigira akaba adashobora kwigura agafiriti ngo agakubite cyangwa se ngakigura agakoko ngibyo n'ibinyabazongo ngo geze ngo mana we ngo nazabivamo se n'umwiryo mwinshi ibyo ni iki ngo bareke basesagure ngo njye nzayarika ariko warabonye urugo rwa runaka ngo mbese bahembwe ngo nahande baruhukira ngo ni mu mahoteli ibyo birakureba kujya muri hoteli si kibazo ni iki afite amafaranga ibyo ngibyo bivuze neza mitanibuka ni nk'umurage uri hariya wicaye ategereje ngo ngewe se ngo ko mfite ngo DSTV ngo ko mfite ngo televiziyo Rwanda ngo nzayirebera mu rugo match ikomeye mu rugo rareba y'ibiki Rayon Sport yakiriye Yanga tembera ujye kureba niyambute yaje abatanzania ariko bavuga Rayon Sport yakiriye Yanga ari kamwe ari hari kuvuga ati tumanuye igikura nkota tumanuye umukinnyi wa mbere yaje yasaze urumva umureyo wese ahava akagera uri kumva ibyo yaba yikoze ibyari byo byose umureyo utazajya kureba iyi match ya Yanga Africans na Rayon Sport azaba ari amanyembwa reka mbivuge ntacyo nazaba ari cyo rwose ibyo kubera mu rugo ni mubivemo mufata akanya munaruhuke mu mutwe mwaranyuze muri byinshi abarakanye ko korelaxinga mu bwongo mu bitekerezo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya iyo urihuje n'umunsi w'igikundiro abariho bari hose bihuza n'umureyo wambaye ijezi nziza umweru bazanye kabisa zimeze neza cyane ubona ko ibintu biba bimeze neza umweru n'ubururu abari umweru n'ubururu umweru n'ubururu akenuka bimeze kabisa urumva ko amatike ari hanze ibihumbi 3 ibihumbi 5 15 ibihumbi 50 ibihumbi 100 iryitanu miliyoni 2 ukigira kureba kamace Eriye ni match yavuzwe abantu bari gutangaza ibyo byavuzwe ku mugaragaro nawe gura itike yawe ujye kureba match Eriye aperi tujye kuri aperi iminota 10 dusigaje cyangwa ikipe ya APR sasa ku munsi w'ejo impinduka warazibonye yasohoye